mu izina ryanjye bwite nsabye umuryango nashatsemo imbabazi, nsabye umuryango wanjye imbabazi kubw'amakosa. Ndagusabye ngo ube manager w'ibiganiro nkorera ku mbuga nkoranyambaga. Sibyo Brezil ntabwo ndi umugore uciriritse, we Brezil ntabwo wari no guhangara gufata ifoto yanjye ujye gucuruza uvuga ngo Pastor Mutesi ngo ntabwo ari umupasiteri ngo ko yakoze divorce. Mutesi wacu turagukunda, uri umugore w'intwari kuva kera. Ari intandaro yo kugaragaza ko Mutesi atari kumwe n'umugabo we. Hagati ya Pastor Mutesi na Brezil Ntagazwa, Mutesi aravuze ati bavuga ko Brezil uri umusambanyi. Ejo bundi nagiye kubona njye nawe twakoranye ikiganiro, ariko ni ikiganiro abantu bakire mu buryo butandukanye, akaba ari ikiganiro twakoze ku rugo cyangwa se ku mubyeyi. Nabonye manager wiwe ejo bundi yaraje mu kiganiro aza gusobanura ku by'urugo rwiwe. Ni umudamu bamwita Pastor Mutesi. Yego, yigeze gukora ikiganiro avuga ati ngewe n'umugabo wanjye tuzarambana tuzapfana, uyu ne wa nyuma nta kintu na kimwe kizadutanya. Pastor Mutesi abantu mu mihanda kuvuga ngo byamaje kwanzura ngo urugo umugabo yaramutaye, nibyo? Kugeza uyu munsi wa none ntabwo nta urabikonfaminga neza. Byakomeje kuba ibyo ku mihanda, bikavugwa ko Pastor Mutesi umugabo batari kumwe, bikavugwa ko Pastor Mutesi uyu munsi wa none abandi bati ikiganiro yakoze agaragaza ko bikemu Bikorimana Manuel ari ubaye manager wa Pastor Mutesi. Ati byagaraba ari intandaro yo kugaragaza ko Mutesi atari kumwe n'umugabo we. Abandi bati uriya munsi yakoze anniversary atari kumwe n'umugabo wiwe. Abandi bati kubera iki? Ati rero benshi bahise bizerera muri ibyo bintu, bamaze kubyizereramo bituma rero bavuga bati uko biri kose buri ibyavuzwe ushobora gusanga ariko kuri. Yego. Amakuru yo mu bamotari avuga ngo iki? Amakuru yo mu bamotari avuga ngo iki? Amakuru yo mu bamotari batuye hafi yawo. Amakuru yo mu bamotari avuga yuko Pastor Mutesi n'umugabo we batakiri kumwe. Yego. Ayo niyo makuru yo mu bamotari. Ariko kandi twebwe twabyemezwa n'iki? Ikiri twemeza, nahamagaye umugabo we Murirwa Ferdinand, arambwira ati yo umugore wanjye nta kibazo gihari. Wahamagaye Mutesi? Nahamagaye Murirwa Ferdinand. Mutesi waramuhamagaye? Mutesi namuhamagaye yanze kwitaba. Yanze kwitaba. Agira nimero ebyiri, nimero imwe numvaga itari hose n'uwayikuyeho, hanyuma iyindi ya kabiri yahamagaye ntiyitaba. Ariko kandi abantu bakibaza bati kuki yabaye anniversary umugabo wiwe adahari. Yego. Kamuguhamagaye ndeko nanjye nyitaho. Uhita umwita bari wowe muvugana. Kuki udashaka kumuvugisha? Kuki udashaka kumuvugisha? Atse nkamuguha ko yitabye. Allo? Pastor mwiriwe? Mwiriwe neza. Mumeze neza? Yego. Ni Stream Jesus. Allo? Haisa kupa. Anjiji. Anskari ariwe mugirane kibazo. Ongera. Ore hari igihe hari connection. Turapfiki koko Pastor Mutesi. Kwa nkubye Pastor. Buriya wagombaga guhita umubaza. Okay. Aranamuborote. Ahise amuboroka? Aya naga mborotse rata. Oya, hamagara twumve. Oya, kandi nimero atari kuyifata. Uhamagaye iyo nimero? Nuko ngo mpamagaye nimero. Uhamagaye 31. Iherwa na 88. 48. 88. Niyo nyine. 823. Aha. 863. Yego. Wanze kumuvugisha kwanza usiga umutinya nawe. Wanze umutinya. Oya, impamvu ihari ni imwe. Impamvu ihari ni imwe. Ubu ni ntabwo wahise ubaza direct. Yego. Ariko ugomba no kwanza ukibwira umuntu akakumenya. Niyo kabisa.
Pastor. Uraho neza. Halo? Aritabye yanga kuvuga ahita nakupa. Urumva rero ari mu gahinda. Urumva? Ari mu gahinda. Urumva? Yego. Hari ibintu umuntu abona. Yego. Akibaza ngo mbese nzazi bamanzerekeza kubera iki? Urabyumva neza? Yego. Dukora ikiganiro phone urageza kwijyamo ariko. Impamvu hari utuntu mba ndimo ndashaka. Ariko mwandikira message. Urumva? Yego. Urumva? Yego. Kubera yuko yego. Hari ibintu umuntu yibaza ngo ese koko ibi bintu ni ukuri si ukuri. Okay. Urumva? Kubera yuko iyo ugiye kureba unibaza nti ese koko kubera iki ibi bintu, kubera iki ibi byavuzwe, kubera iki ibi byabaye gutya, kubera iki ibi bivugwa gutya, byagenze bite, kubera iki. Ariko kandi uwitwa Nibishaka Theogene ni umwe mu bantu bicaye kuri kamera. Avuga ibya Pastor Mutesi. Yego. Avuga ko urugo rutazabaho. Ariko twese turibaza tutese koko ibyo avuga ni ukuri cyangwa ni ukubeshya. Yego. N'uyu munsi ntabwo navuga ngo ndabihuza, ariko byaba bibabaje biramutse bibaye ukuri kw'ibyavuzwe. Yego. Urabyumva? Ndabyumva. Biramutse bibaye ukuri kw'ibyavuzwe byaba bibabaje ndetse byaba biteye agahinda. Ibyo rero twakomeje kubikurikira gutyo, turabitegereza kugira ngo turebe niba koko twibaze se koko ni ukuri si ukuri, kubera iki ibi byavuzwe gutya, kubera iki ibi n'ibi, ariko turategereza twumva wapi. Yego. Byarakubabaje kumva urugo rwawe rushobora kuba rwarasenyutse? Ntabwo ari byo kwishimira. Si ibyo kwishimira. Ari nje nawe ninde ufite agasuzuguro nta n'isoni. Abari wowe ufite agasuzuguro. Imana irambwira ngo vuga ugatinyuka ngo ceceka. Oya vuga ariko babanje kumubwira ibyo ariko nibici bababwira ubundi banze umubwire ibici se ubuhanuzi ugiye guhanura nimugende ntabyo bababwiye nibici se bababwira. Nimbwira ngo genda uhanure muri biro nzajya muri biro, nimbwira hanura mu iteraniro nzahanura mu iteraniro, nimbwira jya guhanura muri social media nzaza muri social media. Ubwira ubu none aka kanyumbajije ubuza ahantu narindi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Oya ubu niho naringeze. Arahantu yavuze kuri Mutesi. Nje mfite ukuntu kwanjye nkorana nayo. Nshobora kuba ndi imbere ya kamera ariko ndahandi hantu. Nge uzi icyo ashaka na Fredina ni umugabo uzi icyo ashaka. Bose rero nibwira yuko nta mwana ubarimo kuko buriya bose bashyingiranywe bafite imyaka y'ubukure. Ariko noneho nyirizina ikibabaje kuruta ikindi ni ijambo Pastor Mutesi yaba yarivugiye ubwe mu gihe ryaba ritubahirijwe nicyo cyazitwa ikibazo. Urabyumva? Yego. Iryo jambo yavuze rero turitegereze turebe kubera ko utabyanga kuvuga. Yego. Ariko noneho icyo twavuga cyo ni kimwe, ntafite icyo kuvuga. Nawe ubwe urumva akora anniversary aribwo yimikaga BKM ngo amubere manager. Yego. Yasabye imbabazi umugabo we, asaba imbabazi umuryango w'umugabo we, Yego. asaba imbabazi famiye ye bitewe nuko nabo ubwabo hari ibyo batibazaga. Yabasabye imbabazi z'iki? Katubaze twumve hano. Sibyo ukora n'ikindi kiganiro na musaza wanjye ushaka
kumubaza utuntu tw'utugambo perezida ntabwo ndi umugore uciriritse wari ushobora kuba kuzamura umunwa akabigura. wabyumvise yego wabyumvise yego Prezire urumva hari ibintu rero biba bitoroshye nta mikino urumva yego ibyo rero aho niho tekinike pastor uri kujya muri telefone Imana niba yagutumye mu mabarura simbizi niba Imana ariyo kigoryi yo gutoranya umugore wakoze divorce uzagenda ubiyibwira niba warayigaye ukayitinjije ukayita ikimara ukayikosora uzagenda ubiyibwira kubibwira isi kugayira Imana mu isi ni njyewe uzi icyo maze Imana imarisha nayo ubwayizi icyo nyimari we Prezire ntabwo wari no guhangara gufata ifoto yanjye ngo ujye gucuruza uvuga ngo Pastor Mutesi ngo ntabwo ari umupasiteri ngo ko yakoze divorce. Iyo uza kuba umukozi w'Imana mugenzi wanjye uza kuba umukirisitu kuko nkaba umupagani ntawari wampamagara ngo ndeke kukwitaba uri kumfata tukicarana tukaganira ukanamenya byibuze njyewe n'urugendo rw'imyaka 9 nakoze nubatse ukamenya intambara nagize ku buryo iyo myaka 9 nasenye urwo rugo kuri iyo myaka 9 sibyo nk'umukozi w'Imana mugenzi wawe uritonze ugiye kunyandika hariya amagambo njye sinakomerekejwe nuko wavuze ko ntari umukozi w'Imana ibyo ntibyankomeretsa kuko sina ngombwa we Prezida ngo umenye ko ndi umukozi w'Imana igikuru ni uko yampamagaye izi ko ndi mu gitabo cy'abakozi kandi ijuru ntabwo rica mu biganza byawe kuko ndabizi ko ricamo wari inyuma ntunkunda pe ntunkunda uranyanga uri umwana mubi. Bwa kabiri ujya gufata umuntu w'umukecuru ngo umuganirize kuri Mutesi ngo umukecuru ngo w'imyaka ingahe ngavuze kuri Mutesi si bwa kabiri wamumerekeje bwa kabiri urwo ni urwango wanyeretse unyanga Prezida iyi si ifite abantu babi bashobora kukubabaza nk'uko wambabaje ibyo byabaye bwa kabiri ndaceceka ndakwihorera sibyo ukora n'ikindi kiganiro na musaza wanjye ushaka kumubaza utuntu tw'utugambo Prezida ntabwo ndi umugore uciriritse ku buryo nakora dega nk'iriya mwarimo munshinja njye ntabwo nciriritse kuri uriya rwego sibyo. Icya gatatu Prezida nshaka wige urinda ujya kuvuga ngo narakubwiye ngo uzasenye nk'uko nasenye utinya Imana yaguhamagaye ukorera utinya Imana usenga utinya Imana uvugira iryo jambo narivugiye he urabizi ko iryo jambo narivuze ese Prezida usibye ko ungaraguza nkadukanyandagaza ukampindura ikimara ukampindura ikigoryi ukampindura umupagani ndi umubyeyi ukubyaye utekereza ko njyewe ndi igisimba njyewe Mutesi narakubwiye ngo nawe uzasenye ngo ndakwifuriza gusenya Prezida amagambo mvuga ndayazi nayasubiramo ndi umubyeyi ndi n'umushumba umubabaro wanjye ndawuzi ko udatemba ubusa ijambo nakubwiye narikwereka narakubwiye ngo vuba aha nawe Imana izagusura ikwereke ko wakoze mu jisho ryayo ndakubwira ngo ariko uhumure ntizagusura nabi ariko izakwereka ikimenyetso ko Pastor Mutesi yababaye ndongera nyagusubiyemo ayo magambo nyakwereka Prezida unsubije mu itangazamakuru kuvuga ngo Pastor Mutesi yaravuze ngo uzasenye nk'uko yasenye Prezida njye mvugana nawe nari navugana nawe n'umunsi n'umwe aho twavuganiye ko ari kuri telefone kuri message nakwandikiye message irimo ivuga ngo ndakwifuriza gusenya nk'uko nasenye irihe wenda umubyeyi nubwo ungaraguza agati nubwo usuzugura nubwo usukaho ibiziba ndabizi ko ndi umubyeyi narabyeretse Dangi na Darlene ntabwo nakwifuriza gusenya kuko mfite abana kandi nanjye ndubatse Prezida bwa mbere n'ubwa nyuma njye nawe tutagirana ibibazo bwa mbere nakwihoreye bwa kabiri ndakwihora na bwa gatatu ndakumva ndakwihorera ubu ni ubwa kane Prezida kuki ushaka kugirana ibibazo n'umuntu utarakugirira nabi Prezida nigeze nkugirira nabi nigeze nkuvuga
nigeze nkurwanya singa ibi biganiro wese yagufashije ijambo ngo uri umusambanyi wari wabona hari n'iri na rimwe njya gukora ikiganiro simfite cano wari wabona ifoto yawe ngewe ubu se ntabwo cyari igihe cyiza nanjye cyo kugushyira ku karubanda ariko njye ndi umubyeyi ntawagira ukundi agize kandi ndabizi ko shitani ari umugome n'ibyo wakoze byose nta mana yagutumye gufata ifoto y'umushumba nka Mutesi ngo uyishyire ku karubanda uvuge ngo uyu ntabwo ari umukozi w'Imana nta mana yagutumye kujya gushaka uriya mukecuru ndabyemera ni ugucuruza ariko amafaranga y'amaraso burezi amarira yanjye ntabwo azaza ngo aguheshe umugisha ahubwo azaza atuma Imana ikugaya burezi umbabarire urabizi ko ntajya mvuga nabi iyo nzamuye amarangamutima gutya ikindi kiba gisigaye ni ugushwanyuka tugashwana abantu bakatwunga bikarangira ariko Brezil singana nawe Brezil sinzigera nangana nawe ndakuruta nkongera nkanakuruta nta nubwo uzigera unashyikira ndi umubyeyi mukuru cyane sibyo rwose mbabarira izina Mutesi uritereke hasi mfite byinshi nakuvuga byiza nkuko hari n'ibindi bishitani yazana ngo nkuvuge nawe ufite byinshi wamvuga byiza usibye utwo tumujye kurirwa utaragura ngo ubone konsebye Brezil mbabarira turabakristo turabagenzi bajya mu ijuru ariko umbabarire ntuzatume mfukama imbere y'Imana ngo nkuvuge mu izina ukuzi usenga ubwira Imana ngo nkiza ibimbangamiye Mana undengera undwanirire Brezil unjye kubwira Imana ngo irwanire ushaka kurwana n'ukuboko kw'Imana iyo uha message si ngo Mutesi yarambwiye Mutesi yakubwiriye please kuri umunyabinyoma kuri umunyarubwa Brezil kuri umwana mubi kunyanga nakubwiriye ngo ndakwifuriza gusenya nkuko nasenya stop nundi munsi uretira ayo magambo wirirwa uvuga aho wayatanze rwa mbere nagiye kumva ndayumva koko nyumva kwa kitangira ngo ni ibinyoma kumbi ni ibintu wagiye kumugaburira umubeshya stop Brezil garukira ibi mbikubwiye ko ndi umubyeyi nta nubwo mbikubwiye muri cadre y'ikindi kintu ndaguhannye kuko ndakuruta nanakubwira nabi kuko ndakuruta ndakubyaye nundi munsi ntuzongere ugenda nuko uko ushaka umpora ibyago nagize ntawe ubicura ubundi twese turi ku isi umuntu asekunda ikimanuka undi akamusubiza ikizamuka ariko kumbeshyera uvuga ngo Pastor Mutesi yambwiye uko Brezil ntuzongere ibyo naganiriye nawe ndabizi message naguhaye ngizi twajya no kuri YouTube tukazisomera isi Brezil wijya kubiba ijambo ribi ngenda sezeranya nta rugo nasezeranyije rwe rwagirana ibibazo ndabatiza mvuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa nkora counseling imitima y'abantu nanjye ubwanjye ndi umubyeyi mu rugo rwanjye ntuzongere iri zina nujyongera kujya kurivuga ntuzongere kurihimbira ibinyoma kandi njyewe sinzi guhangana buriya ndakubwiye ubutaha niwongera uzarwara intambara utazi ukubitwe n'ikintu utazi urakoze cyane hano mfite ikibazo si mujiza bimeze neza wabyumvise nabyumvishe intambara yeruye hagati yande ya Mutesi nande na Brezil ntaganzwa wa Zaburi ako ni ya kera yatangiye bushya intambara se aya ni amajwi y'ibanga yego aya ni amajwi y'ibanga hagati ya Pastor Mutesi yego na Brezil ntagazwa yego Mutesi aravuze ati bavuga ko Brezil uri umusambanyi ati kubera iki gihe ntari bwabivuge wabyumvise ndabyumva ibyo wumvise mu bambaza ibyo ushaka kumbaza hanyuma se bari gupfa iki urumva Brezil yakoresheje hari igihe bigeze kujya Icyangugu hari umupasiteri witwa Tugirimana François Xavier muri Amerika yigeze kuba afite kampani afite kopeke ya banke yitwa Igisubizo izi kopeke z'amanuze zo kwizigama no kugurizanya akagira n'urusengero rwitwa Solution of Jesus hari Remera hari ya Airtel yari hari kaminuza ngirengo imbere ya imbere ya Petit Stade noneho rero
Pastor Xavier yigeze kujya gufasha umukecuru icyangugu muri Rusizi kumwubakira inzu yohereza y'abafundi abayedi bibo babasanzeyo abafundi abakozi b'Imana batandukanye none President nawe ari mu bantu Pastor Xavier yabwiye bagira Rusizi gufata video y'icyo gikorwa cy'inzu yari rimwe iragira gute yubakwayo yego muri abo bubaka iyo nzu hari harimo na musaza wa Mutesi urumva witwa Wemba Claude umufundi umufundi yitwa Wemba Claude yego none President musaza wa Pastor Mutesi muri itiranwa turitiranwa okay ni byiza cyane yitwa Wemba Claude yego noneho rero President abaza musaza wa Pastor Mutesi Wemba Claude aramubaza ashaka kwinjiramo ndani gukwega gucukumbura muri Mutesi gucukumbura kuri mushiki we ndani wanda mbese ngo yinjire ndani kwa ndani yego akoresheje musaza wa Pastor Mutesi yego Mutesi rero hari ibyo musaza we yasubije byababaje Mutesi yego aravuga ati ntabwo President ari we muntu nk'umukozi w'Imana ari ukwiye kwinjira mu budode n'ubudodere mu magambo nk'aya ngaya yego aho rero President yaje gutumira undi mukecuru kuri zaburi nshya uwo mukecuru nawe araza avuga nabi kuri Pastor Mutesi yego avuze nabi kuri Pastor Mutesi yego Pastor Mutesi byaramubabaje nibwo yeguye rero telefone akora record yego akora voice note ayoherereza President urabyumva yego ayohereje President President yisare kura amajwi yego kuri cano yiwe yazaburisha ngire ngo icyo gihe ejo bundi muri iyo minsi ngayo nguko rero icyo nenda kuvuga ni igiki none ndibaza Pastor Mutesi hari mu majwi numvishe ngo n'umupasiteri asezeranya abantu asezeranya abantu ati nta rugo namwe ajya asezeranya ngo ruzemo ikibazo uko bimeze asezeranya abantu hari umudamu wo muri ADPR n'umugabo we baratandukanye bamaze gutandukana nawe arabizi ko gutandukana gutandukana kari ibintu biri ntuze ni ibintu byizana ni ibintu biri aho gutyo byimarika barahari batandukanye yasezeranyije nawe arabizi yego kandi gutandukana ntabwo ibyo ari igitangaza hanyuma se Pastor bivugwa ko bapfuye ikiwe n'umugabo we inde Pastor Mutesi na Ferdinand Pastor Mutesi na Ferdinand rero yego biragoye kumenya ntabwo nabimenya bivugwa bityo byambamazwa bityo ndetse na Bikemu hari ijambo rimwe ngire ngo nshaka kugira ngo turebere hamwe umuntu umwe yavuze ati ijambo rimwe hanyuma hari ijambo rimwe hari amagambo Bikemu yavuze ejo bundi hanyuma ayavugira ku Rugendo TV dore umva uko yaravuze ngo sabye umuryango nashatsemo imbabazi mu izina ryanjye bwite nsabye umuryango nashatsemo imbabazi nsabye umuryango wanjye imbabazi kubw'amakosa ndagusabye ngo ube manager w'ibiganiro nkorera ku mbuga nkoranyambaga Imana irongeye impamagara kuba manager mu gihe nk'iki twabonye ukorana ikiganiro n'umushumba Pastor Mutesi watangiye mwana wa mama ugiye kunkubaganisha oya buretse aragusaba ngo umubere manager kumubera manager warabyemeye narabyemeye kubera ko ikintu yifuzaga ko managinga kiri mu bigize umurimo w'Imana n'ubundi ukuntu nahamagawe nkora biri kuvugwa ko we n'umugabo we muri no minsi bongeye gutandukana ngo urugo rwa mbere rwarasenyutse ngo rwa kabiri ngo n'urwa gatatu ngo rurasenyutse ngo ntabwo byabikwiye ku mukozi w'Imana nka manager ibyo bivuga hiki iki kibazo wakibaza abantu batatu
manager ngiye wa Mutesi kubwira abantu nka batatu bakebaza manager wa Mutesi ni ahubwo urarengereye wa mwana we oya ntago ndengeye buretse umuvugabutumwa nk'uyu umupasiteri nk'uyu nitwari tuzi ko yagakwiye kuba yicara avuga ibintu bitari Yesu kuko nk'uko wabivuze dufite abantu biexpressinze nk'abapasiteri ariko bageze kuri mikrofone barabutakaza duhita tubabonamo indi sura itari y'abapasiteri bageze muri sosiyete mu bikorwa bitandukanye batakaza barabyihakana ngo bageze kuri mikoro bagatakaza ubupasiteri babaye iki ni ukuvuga ngo ikintu cyabaye ntabwo yatakaje ubupasiteri kuko yageze kuri mikrofone ahubwo isi yari imaze imyaka n'igihe kinini imwibeshya imwita uwatari we none kubera ko twamuhuje na platform naho kugaragaza uwo ari we wa nyawe azanye igice kinini cye kimuganza kurusha ikindi noneho tugiye twakibona iyo utije mikrofone umuswa uba uri kumwagurira ikibuga cyo guseberaho nta kindi badukinze ibyo baduha nibyo bafite kuko nta muntu watanga icyo adafite abantu benshi Pastor Mutesi bagiye bamushinja gusohora amajwi ibiki n'ibiki bigahita biza muri social media bikavugwa n'ibyo bintu biri mu byo uzamanaginga ntazongere kohereza amajwi mu bantu yewe nshatse kujya kuvuga ko amajwi Mutesi ashyira hanze byasaba ko Mutesi anyishyura ibintu byose Pastor Mutesi ashyira hanze ko hari n'ibyo ashobora kuhashyira mutajya mumenya ko hari igihe yigeze aba umupasiteri wo kuri YouTube ariko utabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi zari zo nshingano ze ahubwo uvuga ku bantu usubizanya n'abantu ibyo bamuvuze Pastor Mutesi ntabwo ashaka gukura abantu mu rujijo kuri ibyo bintu ahubwo ashaka guhindura abantu ku gukiranuka ukunda umuntu uteka uburyo ushaka kumubona kuri mikrofone ari kudefanda amakuba ye niba banahari yes hari abantu muri sosiyete tubona iminsi yabazaniye ibindi batarose tukicara ku gice cyo kubacira imanza tugira ngo niyo mahitamo bagize kandi ni ibyago wabyumvise manager uko yavuze uyu yitwa Bikemu wa Yesu niwe manager we wumvise ko Pastor Mutesi yavuze ati nsabye imbabazi umuryango nashatsemo wabyumvise neza ati sabye n'imbabazi umuryango wanjye bwite yavuze ati asabye imbabazi umuryango ntabwo wabyumvise se yego nabyumvishe cyangwa ntabwo wabyumvise ntabwo wabyumvise kandi nabyumvishe mu izina ryanjye bwite mu izina ryanjye bwite nsabye umuryango nashatsemo imbabazi nsabye umuryango wanjye imbabazi ku bw'amakosa ndagusabye ngo ube manager w'ibiganiro nkorera ku mbuga nkoranyambaga wabyumvise asabye imbabazi umuryango yashatsemo asaba imbabazi umuryango we bwite ahise asaba Bikemu kumubera manager w'ibiganiro byiwe akorera kuri YouTube. Kuki yasabye imbabazi umuryango yashatsemo rero? Impamvu yasabye imbabazi umuryango yashatsemo icyo gisubizo dore uko kimeze. Yego. Ni cyangwa uri kwanga kubivuga? Uri kwanga kubivuga? Mu bivugwa bivugwa ko Fred nabukwiwe. Namutesa kabimasaka wenyine. Baratandukanye. Bikavuga ko batakibana. Bikavugwa ko dore kiri cyuru gihari. Fredina hari inzu iri ku Gisozi hafi yo mu Kiyovu cya Kagugu. Hafi yaho Sandrine atuye. Yego. Sandrine cyangwa yaratuye na mbere. Hari inzu yari y'umugore wa Fredina, umudamu wa Fredina wa batandukanye mu Bufaransa. Yasabye Fredina ko yayimukoreshereza urumva ibikoni, kuyivugurura, gutera ibintu bishyashya imicanga, ibintu bishyashya amarangi n'ibiki byose. Wabyumvise? Fredina abwira umudamu ngo ohereza amafaranga mbigukoreshereze. Yego. Urumva? Yego. Umudamu wa Fredina wo mu Faransa batandukanye amusaba ko yakoresha yiwe akazayamusubiza. Fredina aramubwira ngo andi ku rwandiko urunyoherereze rwemeza ibyo uvuze. Wabyumvise? Yego ndiko byumva. Ibyo bintu wabyumvise? Ndiko byumva cyane. Hanyuma rero umugore wa Fredina uba hanze.
uba hanze w'Ubufaransa mbese ni mama w'abana ba Ferdinand batandukanye na Ferdinand muri bakora divorce ariko asaba Ferdinand ko yakurikirana inzu ye ku Gisozi hafi yo mu Kiyovu cya Kagugu urabyumva neza Ferdinand akayubakisha neza kandi yaranabikoze wabyumvise yaranabikoze ariko amaze gusaba umudamu mu Faransa ko abyandika kwa ayo mafaranga niba atamuhaye ko Ferdinand azafata ubukode bw'inzu kugeza igihe ya mafaranga yayikoreshereje aziyishyura ya mafaranga. Nuko ngo Ferdinand ntabwo uwo mudamu yamwishyembera ahubwo yakoresheje mu yafite kwishyura ubukode bw'inzu wabyumvise hanyuma Ferdinand tuvuge ngo inzu niba ari uyikoze akaba ari uyubakisha akavugurura akagira ibintu mbese bigatwara amafaranga runaka hanyuma wa mudamu akaba adatanze amafaranga Ferdinand yamusabye ko amwandikira ibyo avuze hanyuma akabyandika Ferdinand agakoresha ya nzu akayivugurura akayikora neza ubukode abapangayi bakajya bishyura Murindwa Ferdinand amafaranga ya buri kwezi. Ibyo warubizi? Ntago nari mbizi ariko ibyo warubizi? Ntago nari mbizi ariko ndabimenye. Namakuru mashyashya. Namakuru mashyashya. Hanyuma rero. Nababwiye ko Ferdinand yashatse kugura inzu hano mu Bugesera. Yewe n'umukomisiyoneri arayibereka. Pastor Mutesi yifuza kuba yagira ibyo acuruza inzu bakazayigura ngo mu nyuma. Hanyuma ikindi bimwe mu bintu Ferdinand ngo ashobora kuba atarumvikanye n'umudamu we Mutesi ni amafaranga yakoreshejwe mu bukwe baspendinze amafaranga menshi kandi basigaramo aramasa baratanze Imana 1000 impano zingahe 1000 mu bukwe impano zikabakaba 1000 muri ubwo bukwe bakoresha amafaranga menshi mu bukwe basigara ari abakene nta mafaranga basigaranye ari ukugira ngo buri muntu wese uhawe umukandara uhawe karuvati uhawe ishati uhawe igipesu uhawe urudodo uhawe ibiki byose wabyumvise basigara nta kintu basigayeho ibyo bituma basigarana ibibazo bituma Ferdinand atangira kwibaza byinshi wabyumvise nyuma yaho rero Ferdinand yaraguze amazu y'ubucuruzi imiryango y'ubucuruzi ikami mu murenge wa Kinyinya umudugudu wa Kami hafi yaho bita kwa Budu urabyumva neza aho bita kwa Budu ikami irwankuba hagati ya Rwankuba na Kami ku muhanda uzamuka kuri ADPR Kami wabyumvise neza muhanda uzamuka kujya kuri ADPR Kami hafi ni Kami wabyumvise neza nyuma yaho rero ya miryango y'ubucuruzi nyuma y'igihe mu minsi itambutse Ferdinand yaje kuhakora neza yaje kubona udufaranga hakora neza aravugurura haracyahamira neza ni isoko iyo wageze usanga ari isoko kubera ko hari imiryango iri ku muhanda hano ugahita uninjiramo nk'intuze mbese ukahita uninjiramo ukuntu n'inyuma mu gikari none harimo imiryango y'ubucuruzi wabyumvise ndabyumva cyane nyuma yaho rero yaje kugurisha agurisha ateganya kugura indi nzu urabyumva ahagurisha ateganya kugura iyindi nzu yaribwo yazaga kurambagiza inzu Bugesera kadasere yo guturamo iri hafi ya tente yitwa Ikaze Garden ahantu habera ubukwe kuri tente yitwa Ikaze Garden hafi aho ngaho rero wari ugiye gutura na Pastor Mutesi ibyo simbi gusabye ndakwiyamye ariko yarajya gutura hafi yawe oya yaje gushaka inzu hafi yaho utuye mu Bugesera mbabarira kandi kwiyamye atayibonye amafaranga bari bagiye kugura inzu Pastor Mutesi avuga ataho gutura na Pastor Claude reka njye gukora business neza siko byagenze hanyuma rero ibyo rero yego bivuga yuko umugabo yaje kwishyura ubukode bw'inzu yego Masaka yego dore ko abantu bajyaga bavuga ngo ni ya nyakwigendera Rusagara Dieudonné yasizaguriye Pastor Mutesi oya ye ukubeshya icyakora bivuga ko Pastor Mutesi nawe hari ahantu afite ku muyumbo yatekenitse hiwe urabyumva neza ibyo ntabwo yakoreye ntabwo yagiraga ntuze nawe
nawe yarakoze hari utuntu nawe yisigarije hari ibintu nawe yabashije kugira kandi ni byiza cyane n'Imana igirushaho gutanga umugisha yego nyuma yaho rero habaye iki byagenze bite nyumaho Ferdinand iyo nzu byaje kurangira yibayemo icyo gihe inzu yo ku Gisozi ntabwo ntekereza ko ari yabamo ariko bimwe mu byo ntekereza ko kugeza uyu munsi wa none twibaza ko nta sibara zidakomanya amahembe niyo byaba byarabayeho ntabwo nge mbihamya ko byabayeho simbihamya yego nibyo turimo turareba kuri social media twese kuvuga nkoranyambaga ibintu biraho ko ngewe nihamagariye umugabo nyir'urugo arambwira ngo nta kibazo afitanye n'umugore we ariko yabivuze aseka kandi ntiyajyaga nyitaba wabyumvise neza yego ese waba ubyibuka cyangwa ntabyo wibuka ndabyibuka kuko anatubwiye ko iyo nimero wamuhamagaho nta wundi muntu uyifite uretse wowe urabyibuka cyangwa ntabyo wibuka ndabyibuka cyane ndabyibuka urabyibuka neza fresh nta na kimwe natibuka urabyibuka icyo gihe rero habayeho icyo gihe ndabyibuka neza habayeho icyo gihe habayeho yavuze Sandrine Nyirashuti yego n'umudamu w'umufaransa wa Jumonge abantu bari genda ubabwire wabyumvise nde kuko genda ubabwire ko nakunze atari marayika ni indirimbo Mutesi yakundaga kuririmba ivuga ngo bacuranga mu modoka n'umugabo yitwa ngo genda ubabwire ko nakunze atari marayika genda ubabwire ko nakunze atari marayika ayo niyo magambo bakundaga kuvuga ariko kandi reka turebe tuti biravuga yuko Murindwa Ferdinand na Pastor Mutesi batandukanye Ferdinand twamenyanye adafite aho kuba nashaka kubwira Mutesi nabona bitogosa zaterura atereke mu cyumba ntazigera za hano kuri kamera kuko twe dufite amarira tubitse Yesu Paul sana natwe dufite amarira tubitse imyaka 2 utunze umugabo utagira akazi Ferdinand ntakazi agira karame Ferdinand wanje Jumonge ariko ndaho meze neza mu Bugesera hari umuntu uvuga ndi mu kigano hari umuntu uvuga ngo mwatandukanye na Mutesi byawe ukuri na amagambo y'abantu bakora yagurishije yandikami ya miryango yindi byiza cyane watangiye ikiza gihari iyi nimero n'umugore wa Mutesi ntayagira iyi na Mutesi ntayabona kuri umucengezi no umugore wawe ubu ni umugore mu bitabo ariko si umugore mu gitanda muri minsi ni muri wabyumvise sirimu we nabyumvishe hanyuma rero dore uko ibintu bimeze rero urumva uburyo Ferdinand mvugishije urabyumva neza uburyo Ferdinand Jumonge tuvuganye harimo pena ati wowe se kuri umuce ndavuga nti nimero ndibwira ko n'umugore wa Pastor Mutesi atayifite ngo wowe se kuri umucengezi wabyumvise nushaka udeke nitahire nishaka ngureke witahire yego itahire nakundi abantu bakora subscribe like na comment kwikaza TV Rwanda bagiye kuri Slim Jesus bakore subscribe like na comment abakunzi ba Pastor Mutesi bamusengere kandi banamuhamagara bamwandikire nibangombwa bamukandire na kanyenyeri bamubwiye bati komera tukuri inyuma ni wowe shuti yacu waduha amagambo y'ubwenge ahumuriza imitima yacu wabanye natwe kuva kera twakubaye inyuma kuva kera Mutesi wacu turagukunda uri umugore w'intwari kuva kera Mutesi komera kandi ushikame Uwiteka ari mu ruhande rwawe zarakoze cyane.